Joshua amakuru ni fresh bro. Amakuru y'iminsi bro. Ni minsi ni fresh bya sana. Iminsi ni fresh bya sana. Iminsi ni fresh. Imitindi. Yes, umwaka mushyashya rero wawutangiye gute? Umwaka mushyashya bana wari umeze fresh. Ni byinshi twagezeho, ni byinshi twahombye. Wadusigiye amadeni buryo utagira ngo abantu bajya basuzanya mu nziruka saa umuntu arakubwiye ngo umwaka mushya hagusubiza mushya muhire utagira ngo bose niko baba bawishimiye. Hari ubusigayemo bank nka miliyoni 10, hari ufite miliyoni 5, hari ufite ibibazo by'imyenda runaka. So naga ari ku mwaka twese tuba tuwishimiye kabisa. Aki usoje neza nanone ugomba gushimira Imana kabisa. Mwaka wa 2019 wagusigiye iki Joshua? Wansigiye byinshi. Sigiye abana nyine kureba abana bashyashya muri no career ya industry ya comedy. Kubarera. Twabonye abandi bana bashyashya muri industry ya comedy. Umvaga baye bana. Numvaga warasize wendo umaze kubyara nko ku bagore nka 3. Reka ko kwaba ari ukubura amahitamo. Bagore 3 ariko abastari badafite abana ni bake. Ba music ariko batari aba comedy. Mbwira abanyarwenya bafite abagore afite 2. Oya afite umugore umwe. Wenda avuga abastari bafite abana nago mvuza abagore navuza abana. Wenda mu bindi bintu bishobora kuba ariko muri comedy ho sinzi ko bijya bikunda kubaho kumva ngo umustar wenda atandukanye n'uwundi mugore we. Kozi sinzi niba nanone ukurikije amateka ya Kevin Hase cyane nabandi sinzi niba bafite abagore 2 ariko icyo nzi ko n'umwe mubona agiye mbona bose. Oyange noneho nge ndi kwibanda ku bana kuko ntago navuze abagore 2 kuko n'urugero nk'aba Pifra bafite abana kandi ntago bafite abagore ni benshi cyane bagiye bafite abana kandi badafite abagore ariko muri comedy ugasanga ubwo ngira ngo ni yamyitwarire myiza. Ya myitwarire myiza ngira ngo cyangwa nuko mutabasha hari ibintu bimwe na bimwe mutabasha. Urabona no gushaka abagore benshi akenshi wari ukwangiza. Nese ushatse umugore wa mbere uramutaye wa kabiri uramushatse uramutaye so umuntu urumva atari ikiremwa we tutagumana n'uwo wa mbere se. So biba ngombwa ko ugomba kugumana na wa wundi wawe kabisa. Joshua twitegure ko vuba nawe uwiwa umugore se reka twe twitonzeho gakeya aracyabura iminsi. Ariko umukunzi warahari sasa. Umukunzi ntago yabura rwose. Arahari. No mukunzi cyangwa nabakunzi? No umukunzi. Hari nabakunzi noneho. Ba comedy. Bitandukanira umukunzi nuguhakeya. Mukasomana imvaho cyangwa amakuru runaka nka Bibiliya. Wawe niba muri kumwe ku buryo nyine mushobora gusomana nk'ibyo bitabo runaka. Ari abakunzi umukunzi mushobora kuba muri ahantu mwagiye gukingira ahantu hamwe wa undi musohokana ahantu wa undi muganira buri kanya. Hari n'abakunzi bakunda comedy zawe. Betse ko sometimes iyo utaramenya je neza ukiri umwana mu mutwe ubaye uri umuntu uje muri no career umukobwa akakubwira shanda gukunda ushobora kwita ufatiraho ugira ngo nibyo byanyabyo yageraho ugasanga nyine ni ryarabo. Ushobora gukundana n'abakobwa benshi muri make. Ushobora gukundana nabo tu. Ubaye nyine ukiri umwana dukundana mu bihangano. Mu bihangano. Okay. Hanyuma byo bikumarira iki ubwo bivuga ngo nta keya zindi ziba zihari bikumarira iki? Iyo bakunda ibihangano byanje shana zindi kereka aramutse arengere nawe swingi hari igihe zijya zigeraho zikagufata ukumva hajye umuntu agukora hano ukumva ikinyakira kwinjiye. Joshua uri umwe mu ba star bemera ko bafite abakunzi. Wowe no kubera iki ikindi utubwire impamvu abandi ubona bakunda ko ongera ugisubiremo neza icyo kibazo. Umwe mu ba star bafite bemera ko bafite abakunzi bafite umukunzi abandi ubona niki gituma batemera ko bafite abakunzi? Abandi biterwa sinzi ngiye muri angle ya comedy ho mbona nta kibazo kiba kirimo ariko iyo ugiye muri music na makuru njya numva bavuga abantu ngo iyo umuhanzi tuvuga urugero yerekanye umukunzi we bagiye banatanga n'ingero nagiye nzumva urugero ngo iyo umuhanzi yashatse umukunzi ngo abafana baragabanyuka. Tuvuge wenda nk'iyo uri umugore iyo uri umuhanzi w'umukobwa ugashaka nk'umugabo abakunzi baragabanyuka ko zari umuntu ugeza kugufana urabizi hari umuntu ujye uvuga ngo icyama ngabona no muhanzi mana yanjye icyama ngabona Marina shanda mukunda nubwo yambwira iki ngiki nahitanye ko runaka abo bantu babaho. So iyo rero uramutse ushatse uwo wari umugore wari umukobwa nyine ukahita ubona umugabo
hari abantu bakuvaho, hari abantu bakugabanyukaho kabisa, ndabonde se yarashatse nabamwirukanga, nubwo najya gufana ntacyo rwose byarangiye, nubwo yamobera nago sinzi arabagiye babivuga. N'ugeze kuva muri Amerika araza arabitangaza mu Rwanda, tangaza umukunzi we, bamwe ngo batangiye njya namuvuyeho, nyine ukumva na makuru nyine agenda atamba. Ariko akenshi abantu impamvu batajya bakunda kwerekana abakunzi babo bagira ngo bamwe babaveho batazabakunda nyine niberekana abakunzi babo. Abandi ugasanga nindamuka mvuze umukunzi wanjye, nindamuka ngiye nk'ahantu guciringa wenda ngiye ntago bazanyita babazi ko anytime umugore wanjye ari aho hafi, ntago azanyisanzuraho. Nyeka ko ari cyo gituma bamwe batavuga abakunzi babo. Ariko nkanjye nk'umunyarwenya shamusaza izo nizijya zimfata rwose. We ntacyo biba bitwaye wapi rwose, wasanga ari nawo guhamagaye. Haro sheri, ikibiti nagishyize ku meza. Hose tuba turiyo tu no muri interview na uburi proud yebana aramamagara igakanesha umutwe ariko nta kibazo. Ntabyo yitwa ngo iki, bamwita izina afite iry'ikinyarwanda afite n'iry'icyongereza. Arahari tu. Okay. Hanyuma Joshua, tugaruke kuri iki kintu. Umaze iminsi ukora ama challenge ku bahanzi batandukanye, nta kibazo biguteza hagati yawe n'aba bahanzi nyarwanda ujye ukoraho challenge? Sha mu by'ukuri nago navuga nta kibazo gihari, nta kibazo gihari uretse we nta n'umuntu nari numva bivuga nabi ngo ibiki n'ibiki. Comments ndazibona kuri channel yanjye, uretse wenda umwe nigeze kuvuga ngo ntago ari byiza kuvuga umuhanzi uko wiboneye. Ariko abenshi bose abakomenting ubona babishigikiye, ahubwo bakanakubwira n'umuhanzi bashaka gukoraho. Ikiza noneho nuko hari n'abahanzi bamwe njyamura nabo bambwira ngo mbakoreho challenge, ariko atari bano bagezeyo nago bari babimbwira, ariko abapcoming barabimbwira, ugasanga barambwira nanjye wazankozeho challenge koze nkora ka challenge narangiza nkahita nkagira umunota umwe ngagasharinga ku WhatsApp y'abantu bagakunze baragasharinga n'ahandi. So bishatse kuvuga ngo iki, iyo umuntu arebye igihangano cye runaka, wenda hari abantu bandeba batareba uwo muhanzi, wenda akamugezaho kuri WhatsApp ahise abona igihangano cy'uwo muhanzi atarazi, ino ndirimbo niza reka njye kuyireba, se reka njye kureba ibyo Joshua ari kuvuga niba bijyana neza n'ino ndirimbo. Abibona ko rimwe natangiye no gushyiramo ama interviews y'abantu nyine runaka. So icyo urumva ni ikintu cyiza nyine abantu barakishimira bya sana. Ubafasha mu buryo bwa promotion. So ikintu kinyereka ko n'abakuze bano bagezeyo nyine babikunda, nuko iyo nkoze video y'umunota umwe nkayisharinga bahita bazishyira kuri Instagram zabo. Bamarina ngira ngo warababonye bakwinica, none mvuga na boro zimeze nk'iz'ubushenze nyine, ugasanga wenda bavuze ngo banza bose nabahaye ngere joro nari horo nyine ngo bose yabahaye biki byose, none nge nkabira nkahita nkoresha bano ambassadors kwaya ubu buraya turi kumva na bamarina na bakwinica murabivuga hiki. Yemwe ni mure ku busambanyi bwanyu nyine bakabahana nyine bagaposting. Urumva rero bari proud yabyo, ntago ari uvuga ngo barabyanga. Ni ukuba proud y'ubusambanyi cyane kuba proud y'ibyo wakoze? Ni kuba proud y'ibyo nakoze. Yes. Okay. Urancanze kabisa. Ayize ngo baba baye proud y'ubusambanyi baba bari mu bantu bashimye. Nabyo busambanyi mbaziho tu. Hanyuma Joshua, hanyuma none se byibura wowe ku giti cyawe iyo ugiye gukorera umuntu challenge nk'abo bahanzi baba upcoming, nta ruswa runaka tubwiza ukuri, abakomediye muvugisha ukuri, ntawe wenda wari wakaruswa y'amafaranga cyangwa y'igitsina y'umuhanzi se kugira ngo umufashe mu buryo bwa promotion umukoreho challenge? Umva musaza wenda ushobora kuba warabiretse ariko byarigeze kuba. Oya ese ubwo nahera imubwira ngo banza umpase kuri boro ngukorere challenge, nahera imbisabase ibyo bintu ntago bibaho. Hantu sinzi ko ari nuwo nabibwira ngo abigire, reka cyakoza wenda ashobora kugurira fanta biramutse bikunze, ariko ibyo ngibyo wapi kabisa singiye kukubeshya. Wari gengo witumubwira ngo uzansure, ngo yagusura nyine ukamubwira ati ya gahunda ariko wakaza mu cyumba tukayipanga neza, akaba ariho habera inama. Oya ntago nabikora, ndi umwana witonda kabisa, ibyo bintu ntago nari nabigeraho kabisa. Noneho tugaruke ku kintu cy'uburaya.
umaze iminsi ukora challenge ku ndaya, wibanda ku ndaya cyane, lifestyle y'indaya, uvuga ku ndaya izo mu migini zahe, ukagaruka no kuba slay queen, kubera iki? Bya bintu by'uburaya rero ntago ari ukuvuga ngo nukuteza ikintu cy'uburaya imbere, reka da seko nanano biba bibure ni brag bro, umuntu abatera brag kuko na YouTube ubwayo hari abantu benshi bajya bakunda kubivuga bakuru kandi baturuta ba mama, gasanye naravuga ku bintu uburyo ushobora kuboneza urubyaro, uburyo ushobora kuryohereza umugabo ngira ngo ujye byumva. Nawe rero uri muri ako, uri muri yo hanga. Njewe rero nta nubwo njya deep yabyo mbivugaho, aho ari ndaye ejo bundi kuko nk'abanyamakuru biba ngombwa ngo uvugane n'abantu kuri street iki. Urabizi hari ikintu nigeze gukora cya street, nigeze kujyaho kuri street rimwe nsa nkaho mfata amakuru, ndayibaza murifuza nko muri 2020 niki mwageraho, ngo rwose twebwe hano mu migina ikintu dushaka kugeraho ndenda rwose bazazane kino kintu nkuko mujya mwumva ibigo by'itumanaho bijya bivuga ngo service, ngo niba ushaka kuvuga mu Kinyarwanda kanda rimwe, niba ushaka ngo barenda ko niyo customer care iza nyine runaka y'indaya ikabiteye ikerera ukayihamagara kuri service nyine y'uburaya, wayihamagara ngo urakaza neza mu buraya care, waba ushaka niba ushaka Kinyarwanda kanda rimwe, niba ushaka mu Cyongereza kanda kabiri, niba ushaka mu Giswahili kanda gatatu tu, ukanze kangahe nkanze rimwe. Mukiriya mwiza waje mu buraya care, urashaka indaya yirabura kanda rimwe, urashaka y'inzobe kanda kabiri, urashaka itukuje kanda gatatu tu y'inzobe. Mukiriya mwiza waba ushaka iyo gutahana kanda rimwe, waba ushaka iyo muri ghetto kanda kabiri, waba ushaka iyo kurukuta nk'amabouncer kanda gatatu tu, waba ushaka iyo mwishyamba kanda kane tu, kanze kangahe nkanze kane, kucyo kanze mwishyamba ninde uzanyaka ya rogi. Ugakomeza nyine ni step nyinshi cyane, so yarabimbwira iyo avuye ishyamba hajyaho iyikira, hajyaho iyo hajyaho n'amafaranga. Urashaka igihumbi kanda rimwe, urashaka ya bibiri kanda kabiri, urashaka ya bitatu kanda kane, urashaka ya 50 kanda gatano tu, ganze rimwe, urashaka yanga ya 5. Mukiriya mwiza waba ushaka round imwe kanda rimwe, waba ushaka round ebyiri kanda kabiri, waba ushaka round enye kanda gatatu tu, kanze kangahe gatatu, round enye kuri 500, urumva biva mu gendo ushaka biwanyu muri quartier. So yarabimbwiye abimbwira nyine nko muri ubwo buryo. Sasa nanye ndangije nyita nongeraho ibyanjye. Ariko ni idea yagohaga. We yampaye idea ndangije ndavuga, ariko se wamuga ni yavamo brag kaze. Buriya ntabwo nayivugurura neza, ariko nzayigira neza fresh ku buryo izaze panze neza ku murongo neza straight. Iyo ndaya ntihise inshuti yawe ya hafi. Iyo ndaya ntihise inshuti yawe ya hafi. Rega twese turi bene Adamu, none se mwange n'umushuti nyine bira n'umufana wanje, twarahuye aransuhuza nk'umufana nanjye ndamusuhuza, so aranganiza nyine ari open, so arabimbwira. Mwari muhuye cyangwa wari wagiye kuguranya nawe nkuko nyine bisanzwe? Nje nari nyuzeho yambonanye mikoro aramye Joshua ndagufana, nanjye ndahagarara. Ago njya sha muri ibyo biboro. Kareka nta nubwo byigeze bikubaho kabireka ibyo ngibyo se? Wapi kabisa, wapi. Wigiyemo waguremya yangahe se? Nago nayigura se nabuze umukunzi. Nese umukunzi reka byabe byose, umukunzi ni urukundo nyine, mwamujwe n'urukundo, nago mwamujwe nibyo ngibyo. Cyo gihe rero nago yaba gushimisha nkuko wifuza. Ubwo gushimisha nkuko wifuza nukora iki? Nukora ibyo nashatse kuvuga. Ubwo barabyumva rero, nimuramuka mutandukanye uzaza ari mushyashya azamenye ibyo agomba kuba yujuje kabisa. Bitubwire duhe condition umukobwa mujya kujya mu rukundo. Oya ndavuga duhe condition ugenderaho. Ibyo ari byo byose ntago murambikana impeta, isaha ku isaha mushobora gutandukana,
akitwa ex ugashaka undi Ubwiwe n'iki se ko tutayitwaye hano? duhe condition okay ntacyo duhe condition we none ugendera nk'umustar niziye condition ugendera ryo okay ikintu ubwira umukobwa ati ibi nibi